rero n'abatubuzi nge ntacyo mbize ibya MTN n'abatubuzi kabisa. Nanjye nta makuru mfite kuri screen kabisa. Urebe iyi call record ngiye gushyiraho, nurangiza unarebe kandi iyi screen record nayo. MTN kabisa, sinzi ngo byagenze bite. MTN mbahamagaye kangahe, byagenze bite ko tukeneye ubusobanuro, umukozi ahavuye atatunejeje. Ko ngira ngo nawe niba wabibonye kabisa, uriya mukozi agiye tutarangije ibyo twavugaga. WhatsApp, Iwacu Topic, fans, followers and our lovers kabisa, ndabasuhuje ndavuga ngo salute kabisa kuri wowe unkurikiye kuri Iwacu Topic, salute kuri wowe uri kundebera kuri telefone yawe, kandi salute kuri wowe uri kundebera kuri mudasobwa cyangwa televiziyo yawe. Nagarutse rero ni fixe nk'ibisanzwe, nkaba naje ngo twiganirire kuri ya YouTube channel yacu. Mwifurije icyumweru cyiza cyane ko turi mu ntangiro z'icyumweru. Mwifurije icyumweru cyiza kuri wowe ubyuka ujya muri haso ngurere k'imirimo yawe yaza blessingwa n'Imana ukabona umugati. Rero ndagusuhuje cyane, musabye yuko unyemerera ukama umwanya, unyemerera ukaniza amaso, ukanega amatwi, ubundi twiganirire fresh, ubundi tugire ibyo tumenya ngo wagwani ibintu bimeze bite. Uyu munsi rero nkaba nshaka yuko tuganira kuri umwe mu miyoboro yafatishije hano iwacu mu Rwanda. Ubwo nawe ndi ndavuga MTN, ndavuga rwose ibara ry'umuhondo, wa muyoboro wafatishije hano iwacu nongera ngo tuganire uyu munsi. Ariko mbere ko tuganira ndakwibukije muntu wanjye, ibuka gukanda subscribe. Niba utarakoze subscribe rwose, reka iki kibe igihe cyiza cyo gukoraho uneze imbere, cyo gukoraho ubikore umfasha kabisa, uraba ugize neza kandi biraba ari iby'umumaro kuri Iwacu Topic. Nga rero niba waranakanze subscribe ukaba utarakora kukazogera, aya makuru nakagucike nyamuneka, amakuru ashyushye, documentaire, ibintu nk'ibyo ntibikagucike, ntugotwe nkuko tujya tuvuga mu mvugo z'ubu ngubu. Ugiye kubana nanjye fixe rero nk'ibisanzwe muri ubu busesenguzi tugiye kurebera hamwe. Rero nkuko mbigusezeranyije cyangwa nkuko mbikubwiye, reka twiganirire kuri MTN ngire ibyo nkubwira. Hari ibibazo bikeya ujya wibaza, hari ibibazo bikeya njya nibaza, ndetse na mugenzi wacu utadukurikiye ajya yibaza. Ariko uyu munsi ndagira ngo tugaruke ku bibazo byo kugura pake. Havamo ibibazo byinshi cyane, hari abazigura ntibazibone, hari abagura pake zabo ugasanga zije ari hindi itararangira ariko agaheba ya yindi, ndetse hari n'abajyagira ibindi bibazo bitandukanye bitari ibyo ngibyo, kuzamurwa ku mafaranga wenda yifata buguzi rya pake runaka, nkuko kwezi kava kuri 3 kazamurwa hejuru kuri 5. Ariko uyu munsi ndagira ngo ayo matsiko yose ashire. Uyu munsi ndagira ngo tuganire byose tubinoze. Ewana nabifurije umunsi mwiza, ariko ntabwo nakagirwa kwifuriza umunsi mwiza cameraman ahari kabisa, director wacu uri kubikurikirana neza 5 kwa 5 ngo aya mashusho atugereho neza. Salute kuri we kabisa. Rero ndaza kwifashisha audio ya twarikodinze ya call tuganira na MTN n'umwe mu bakozi babo, kugira ngo tumenye amakuru yizewe, utazanavuga yuko Iwacu Topic hari aho twakuriganyije kabisa tukagutuburira. Kandi ndaza kukwereka screen record yafashwe ubwo umuntu yaguraga pake iza isanga yari afite, ariko akagumana yindi yari afite kandi yari igiye kurangira, bikarangira ya yindi atayibonye. Icyo ngusaba nta kindi rero, fata telefone yawe wandike Iwacu Topic. Niba ari bwo ubonye iyi video ukayibona yarakaswe, ukayibona byagenze bite, uje kuri YouTube ukande search wandike Iwacu Topic, uraza guhita tubona cyane rwose. Nurangiza ukande subscribe, kandi niba nawe uri kutureba utarakanze subscribe, ndongenda bikwibukije, bikorere kubaka umuryango mugari wa Iwacu Topic. Ese ubundi weho na MTN hari ibibazo mujya mugirana? Nibyo koko nitukagirane ibibazo, tubahahire ndetse nabo baduhereze ibyo dushaka, ni ibintu biri clear. Ariko uyu munsi reka twiganirire ku bintu ngiye kukumvisha, twiganirire ku bintu
biri hano byateguwe, arizo video ndi kukubwira, arizo call recording, tumenye ngo ibintu bimeze bite. Rero ahangaha ngiye kugira video nkwereka, ngiye kugira ibyo nkwereka no kuri kamera. Guma kuri screen kabisa urebe iyi call record ngiye gushyiraho, nurangiza unarebe kandi iyi screen record nayo kugira ngo mbashe kubigusobanurira neza. Uraza kwiyumvira ubusobanuro bw'umukozi wa MTN ku bibazo wajyaga ugira, uraza kumva byinshi bitandukanye nukomeza gukurikira kino kiganiro. telefone yawe yakira 4G, kanda akanyenyeri 456 akanyenyeri 1 urwego. Niba simcard yawe ari 3G, telefone yawe yakira 4G, gana ishami rya MTN rikwegereye tugukorere swap ku buntu. Kumenya yo musigaranye no kongeramo ikarita, kanda Bro, Your call is very important to us. Kindly stay online while we are transferring your call to our agent. Akanyenyeri 9 akanyenyeri 3 urwego kuri telefone yanyu, hanyuma mukurikiza amabwiriza. Ari guhamagara ku mirongo ya MTN, muravugana n'uwase, turavugana abande. muravugana na Fixe. Fixe nza twavuze guteka mirongo ya MTN Fixe. Okay, jewe ni nk'ibintu nashakaga kubasobanuza. Yego. Narenje kitaro kigira giti. Yego. MTN iyo umukiriya ababereye umukiriya mwiza, aho kumwongeza ibyo mu muhabwo muramugabanyiriza. Gute? Murabona hari ukuntu umuntu agura pake, ukajya ugura pake wenda ya 3 mu kwezi baguha jig imwe, ariko ejo ugasanga bakuzamuye kuri 5 kuko waguze ya 3 kenshi. Yego. Yawe ukagura noza pake y'icyumweru ya yoro yo guhamagara, baguha iminota 500, ariko ukazasanga nyuma y'igihe bakugejeje ku minota 200. Kandi nyaka ko umukiriya uko ababereye umukiriya mwakazamuye mukamwongeza iminota cyangwa mega. Muraza kwihangana cyane ikibazo mwahuye nacyo. Rero uko mubifata siko biri. Iyo uguze paka ukagura paka, tuvuge uguze paka irekure yo guhamagara y'icyumweru, uri gufata iminota 500. Iriya paka bari promotion, ni promotion baba baguhaye. Ni promotion buri gufata. Igihe cya promotion wagenewe nikirangira bazaguhindura promotion, uhabwa indi promotion, kuko buri muntu wese afite promotion azajya afata. Uzajya ufata. Nimba uguze paka yatubitaye bakagu y'ibihumbi 3, ukayigura igihe ni promotion za tubitayeho wagenewe nizirangira uzahabwa nk'iz'abandi bari guhabwa. ubwo bivuze ngo izo abandi bahabwa se byibuza en general zitari promotion ziba zingana gute ku kwezi?
paka itari poromosiyo ni paka yayirekure ya yoro, niyo paka itari poromosiyo iriya y'urubyiruko, niyo paka idahindagurika. Ariko paka yayirekure, paka tubitayeho ni amaporomosiyo, ziriya ni poromosiyo baba bashyizeho. Rero iyo ufashe poromosiyo ikarangira baguha n'indi poromosiyo n'abandi nabo bari gufata, nk'uko watubwiye ngo uri kubona paka y'ibihumbi 3 uyigura inshuro nyinshi ngo bakaguha indi ya 5 ubwo ya 3 bakayivanaho. Ntabwo ari uko uba uyiguranye inshuro nyinshi, ahubwo inshuro wagenewe zo kugura poromosiyo ziba zarangiye ugahabwa indi poromosiyo y'ibihumbi 5. N'abandi nabo uko uguze poromosiyo wagura poromosiyo wayireka kuyigura n'ubundi ya poromosiyo inshuro wagenewe yo kuyifata nigera uzazamurirwa, uzahabwa indi poromosiyo. ubwo icyo kibazo reka mvuge ko gikemutse, noneho mbaze ikindi. Yego, ariko bitwaye kubasobanuza. nta kibazo. Ikindi kibazo njya ngira, hari ukuntu umuntu agura mega. Yego, tuvuge waguze daily. yego, ugura paka runaka, katuvuge yuko wenda waguze nka yoro. yego, noneho urangije ugura n'izindi mega za zindi utarazimara. ukagura indi, ariko ukagura ya pake ukaza gusanga ikibazo cyabayemo nuko pake yawe ntayo wabonye, cyangwa wanayibona za zindi wari ufite zo ukazibura. Ukazibura? igihe cyo kugura nimba uguze paka ukongeraho indi paka, igihe cyo kurangira kwa paka ya mbere kitari cyagera iyo paka ukayibura. Ntabwo bishoboka, kereke interineti wari wagenewe wazikoresheje zikarangira. Buriya interineti kugira ngo izave muri sisiteme ni uko isaha yayo iba yageze. Rero iyo itarava muri sisiteme nawe uba ukifite kuri menu yawe. nanjye ndi kukubwira, urumva kuvuga yuko ari ibintu bihora bibaho, ahubwo nawe iyo uzi ko bidashoboka ukabona uyibuze igihe kitaragera, kandi kuko ushyizeho indi wenda ukabona ugurije izindi, noneho za zindi si uko zabuze, ahubwo ukabona ntiziri gukora, ukabona ari gukora izo ushyizeho, za zindi ukagenda bazitwara zanze kugukundira ngo zikore. Reka tugusobanurire. Ufite interineti usigaranye MB 30, noneho uri kudawunodinga ikintu gifite MB 120. Uravuga ngo wowe nureba interineti uzajya ubona bari gutwara iyo ngiyo, ariko iya mbere baba bayitwaye. Niyo waba ufite MB gigabayiti imwe ukadawunodinga filime ifite gigabayiti ebyiri, ako kanya bafata kuri ya gigabayiti imwe bagafata na ya gigabayiti ya kabiri waguze. Buriya ibyo uri kumbwira ndanabisobanukirwa kuko ngiye kubahamagara ari ibintu ahubwo nanjye narebyeho cyane, reka ngusobanurire neza nanjye ikibazo ukuntu kimeze. Yego, hari ukuntu ugura pake nka ya yindi. Yego, yego, turi kukumva. Ndi kukubwira hari ukuntu ugura pake nka ya yindi, yego, yarangiza noneho ya yindi yo ikanga gukora. Hari n'ukundi ugura ya yindi pake isa nka ya yindi ufite, ya yindi ishize iyo uguze nize. Yego, iyo uguze nize none ibyo byo nari mbyumvise, ariko hari ukuntu ugura iyo uguze nize uguze isa nk'iyo wari waguze kandi ya yindi yari irangiye. ni icyo kibazo cyakubaye uraduhamagara? Icyo kibazo cyabayeho ndahamagara, mfite na screen record rwose. Bakubwira gute se? Bambwiye yuko ngo ndakomeza nkagerageza bakamfasha, ariko byaje kurangira nta kintu bamfashije. Byabaye ku itariki zingahe? Amatariki yose nayibuka, gusa ni mu minsi yashize. Iyo ugize ikibazo nk'icyo ngicyo uraduhamagara tugatanga inimero yawe, ababishinzwe bakabasha gukurikirana nimero yawe. Ubutaha n'igihe kikubaho icyo kibazo jya uduhamagara, wemerewe kuduhamagara ku 100 n'ubuntu tukagufasha. Gusa bitubaho twe twarahamagaye batubwira yuko baradufasha biri buze gukunda, ariko ntibyigeze bikunda. None se nyuma yuko ubonye ko bidakunze ntago wari kujya no ku ishami rya MTN bari kugufasha? Ngayibaza nyine kujya ku ishami rya MTN, uzi ko amashami ya MTN naba buri hamwe, weho ufite uguze wenda pake ya desa, kujya ku ishami biragusaba tike ya 2. Hari ikibazo, hari nk'iki gihe harimo ikibazo muri system, ukaduhamagara tugatanga nimero yawe.
mu gihe dutanze nimero yawe ugomba kuduhamagara, wowe wemerewe kuduhamagara inshuro zose ushaka kutubaza ikibazo cyanjye kigeze he, ko ntari kubona internet yawe, ntari kubona internet yanjye. Ego, ariko nk'ikibazo nimba ikibazo cyarabaye mu kwezi kwashize ntabwo internet twayikurikirana kuko muri system yaramaje kwihanaguramo. Gusa urumva nyine ibyo ngibyo byagiye inyungu ku muntu waguraga pake ya menshi. Niba uguze pake ya makeya bikajya bigusaba ngo kuba byanakanya ukajya kuri MTN Center, urumva ko ni ibintu byagorana cyane. Gusa ntacyo byo kubyihorera. Noneho ikindi kibazo nari mfite, yego, ari nacyo cya nyuma tugahita tusoza. yego, hari amakuru nagiye mbona y'ibihuha. yego, Niba ari ibihuha niba ari nayo nako sinzi, yuko MTN yahanwe na RURA. Hari ikibazo bizateza kuri twebwe abakiriya? oya ntacyo. Bivuze ngo biriya nta kibazo bizateza kuri twebwe abakiriya? Yego, yego, murakoze kandi mugire umunsi mwiza. Nta kindi kibazo byari ibyo. Murakoze cyane guhamagara ku murongo wa MTN Fixed, tukomeje kubifuriza komeza kugira ibihe byiza. Ngira ngo urabyiboneye kandi urabyiyumviye. Hari ibibazo nawe wajyaga wibazaho, hari byinshi wajyaga utekereza ariko bikarangira ubuze ibisubizo. Umukozi wa MTN aragusubije. Niba atagusubije nawe byandike muri comment, kandi niba hari ikindi kibazo ntabajije weho wumva wari ufite wambwira, ubundi nacyo tukazakiganira. Ubwo nakundi kumbwira no kubinyuza muri comment section. Ariko ngira ngo nawe niba wabibonye kabisa, uriya mukozi agiye tutarangije ibyo twavugaga. Na mukozi agiye tutarangije ibyo twavugaga. MTN kabisa, sinzi ngo byagenze bite. MTN mbahamagaye kangahe, byagenze bite ko tukeneye ubusobanuro? Umukozi ahavuye atatunejeje kabisa. Wenda yakoze ibishoboka niwe yarashoboye kudusobanurira, ariko MTN na nubu ntabwo ndasobanukirwa ngo byagenze bite ko kiriya ari ikibazo gikomeye. Hano bari kunyandikira hano kuri telefone, bari kumbwira ati icy'abatubuzi cyo mwatubwiyeho. MTN rero n'abatubuzi nge ntacyo mbizo ibya MTN n'abatubuzi kabisa. Nanjye nta makuru mfite, ariko ayo nandi makuru tuzabaza muri next video. Niba mubishyigikiye kabisa mukande like, niba mushyigikiye mwandike muri comment ati muzatubarize. Gusa ibya MTN n'abatubuzi byo mwabantu mwe ni ibintu bigoye, ndetse nzi yuko n'inzego zishinzwe kugenza ibyaha hano mu Rwanda nazo zibikurikiranira mu maboko mashya. Ariko se MTN na pake twiguriye byo bimeze bite? MTN na pake ko numva ari cyo kikiri ikibazo. Gusa ubwo ngubwo waburebeye iyi video hagati, nizere yuko icyawe cyakemutse. Ako niba kitanakemutse, reka tuzabane mu yindi video, kuko ubwo ngubwo nuko wari ufite ikibazo gitandukanye n'ibibazo bisubijwe kuri uno munsi. Rero ndagushimiye cyane weho twabanye muri iyi video, ndagushimiye cyane weho waneze amatwi nkubwira ngo kabisa Imana iblessinge nawe imirimo yawe nkuko wifuje kuneza imbere. Imana ibane nawe muri buri kimwe. Ciao ngende Fix twabanye kabisa. Yuka ukore like, ukande subscribe, kandi iyi video niba yakunejeje cyangwa ari mucuti wawe nawe uzi ujye ugira ibibazo, ibuka kumusharinga iyi video, ubundi akacu soon.